sun is falling, speed in the black. Mu nkuru y'urukundo y'uno munsi dutanganye n'umusore witwa James. Yarikoze gutya nyine atekereje umukunzi we ahita afata umwanzuro wo kujya kumureba. Uzi byamubayeho se? Uretse gato umva inkuru neza. James ubwo yaragiye ku kazi nk'ibisango agiye kureba umukunzi we ngo amusuhuze, yarageze asanga umukunzi we yibereye kumwe n'undi musore. Kwihangana byaramunaniye niko kubaza umukobwa bakunda na Fiona ati kuva ryari ufite undi musore untendekanya nawe? Aka gasore k'amafuti ugakuye hehe sheri? Inyumvira abasore bahubuka. Uyu musore bari bise agasore niba utarumvise ibice bibiri byatambutse byino nkuru mubwire yuko uyu musore bamwita Manzi. Waba wibuka se icyo uyu musore Manzi afana n'uyu mukobwa Fiona? Reka nze ngusobanurire. Abasore mugira akantu ko guhubuka mbabwire yuko atari akantu k'ubwenge. Ye mubanza mwitonde ndetse mushishoze. Iyi nkuru yikurikirane neza urakuramo isomo rikomeye cyane. Iki ni igice cya gatatu ko imbere yuko tukinjiramo neza reka nkwibutse uko icya kabiri cyarangiye. Inkuru yo twahise urukundo rutunguranye. Bayitangiriye inyamagaba hahoze ari ku Gikongoro. Umusore Manzi wari ugiye kwicwa n'ubukene agahura n'umukobwa Fiona akamuhindurira ubuzima. Buryo bahuyemo buratangaje cyane. Ibuka yuko saa izi ngizi nta numwe urabwira undi yuko amukunda, urekane na James uri guhubuka cyane. Ariko ubundi kubera icyo abahungu basuzugurana, ubanza mutazi yuko urukundo rujyaho rushaka. Aha reka nkwibwirire uko twasoje igice cya kabiri kugira ngo tubone ko twinjira mu gice cya gatatu neza. James avuye Nyamagabe agiye mu karere ka Nyanza gushakisha amafaranga. Yakoze akazi ko kuragira inka z'abakire. Umunsi umwe ubwo yarabajyana witwa ku musozi wa Rwezamenyo. Agiye kubona rwose umukobwa ari kuza yirukanka amubwira ati mbabaru ntabarumpishe dore barenda kunyica. Manzi niko kwambura ikote yari yambaye arababwira ati rwose igenda wishara mu gihuru uryambare nta muntu uri bukubone ndakurinda. Abajura bamugezeho baramushakisha baramubura ndetse no James abwira yuko atigeze amubona. Uwo munsi Fiona yarokotse urupfu rukomeye cyane. Rwari urugamba rutoroshye ndakeka yuko abantu mwakuri iki gice cya kabiri n'icya mbere murabizi yuko habayemo n'imigeri ya danje. Byaje kurangira Fiona agarutse gushimira umusore wamugiriye neza ndetse abahita amuhindurira ubuzima. Fiona yari umukobwa w'umukire rwose ufite ubucuruzi bukomeye cyane hara mu karere ka Nyanza. Byabaye ngombwa yuko atekereza kuba yajya gukorera i Kigali kugira ngo rwose abashe gukomeza kwirinda abajura bari bamumereye nabi. Yagize intimba aravuga ati umusore wantabaye ntabwo ushobora kumusiga muri ubu buzima. Yesemo kumuha amafaranga ageze kuri miliyoni 3. Amubwira kuba yasezera akazi akagenda agafonda ubundi buzima wishyashya akagerageza agakora akiteza imbere. Manzi yasezeye akazi aratahaga iwabo ndetse ageze iwabo amateka rwose arahinduka. Niko guhereza amafaranga ababyeyi be arababwira ati rwose ni gerageze mucuruzi na wese agenda ajya kwiga gukora imodoka ndetse nashakisha perime kugira ngo ajye abasha kuzikora ko azino kuzitwara. Iwabo baragiye bahinduka abakungu, abahoraga babaseka bagaruka baza kubabwira ko ari abantu beza. Abari barababwiye yuko batazashingiza abakobwa babo bazabinda ndetse abasore babo bakabibirara. Abo ngabo amagambo yabo yose yabaye ipfa busa baracecetse barahora. Iyo Imana yahageze burya abantu bose bajya bahindura amagambo. Nubwo byari bimeze gutyo Manzi yakomezaga kujya aratekereza umukobwa amuhinduriye ubuzima akumva rwose akeneye kuba yakongera kumubona. Ibi ngibi nibyo byatumye atangira gutekereza kuba yajya gukorera muri Kigali kugira ngo byibura azarebe ko yazamugwaho. Kubera yuko nimero yiwe yari yarayimuhaye, ariko ndakubwiza ukuri Manzi yuko iki gihe ibi bintu byose byamubagaho nta phone yagiraga. Ahubwo muri kwa kwimuka ashaka gutaha byaje kurangira nanone na ya nimero ayitaye. Mbega ikibazo. Yarazamutse agera i Kigali. Ageze i Kigali rwose biza kurangira abonanye na wa mukobwa yakunze. Nubwo atigeze abimubwira ariko ibyo yamukoreye byamukoze ku mutima ndetse ari nabyo byatumaga igihe cyose ahora umutima we umumwishyuza. Turi kwitegura kwinjira mu gice cya gatatu cy'iyi nkuru. Iyo nubwo yaragiye mu kazi yageze gutyo gusa ari mu rugendo agiye kubona abona imodoka yirakwamye irapfuye. Siko kumuhamagara se umuntu wo kumutabara cyangwa se kuyimukorera. Yagiye kubona haje Manzi nuko nguko bongeye kubonana. Bajya bavuga ngo icyo Imana yifatanyirije ngo nta muntu ujye ubasha kugitandukanya. Nuko bose urukundo rwabatunguye. Igice cya kabiri cyarangiye. Nasabye Manzi kuba yamuherekeza gusa bakagirana ahakorera ndetse akanahareba bakanaganiraho. Ubwo bari bicaye bari kuganira wa mukunzi Fiona rwose yari yarabashije kwibonera muri Kigali. Yagize gutyo rwose araza asanga bari kuganira. Nuko nguko kari twinjiye mu gice cya gatatu cy'ino nkuru urukundo rutunguranye. Gusa niba tukinjira nyamwe rwose wakwihangana ugakanda like kuri no video hanyuma tukajya twakijyanamo neza. Niba uri mushyashya twakwakeka tugwaye ikaze. Umuntu mushyashya no umuntu uba utarakanda subscribe. Niba utarakanda subscribe uyikande kandi ubibuke gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose cyangwa se inkuru bitambutse ngo ujye ubasha kubibona kandi ubibonere ku gihe. Reka twinjire mu gice cya gatatu cy'ino nkuru urukundo rutunguranye. Ntucike.
ubwo Fiona na Manzi bari bicaye bari kuganira bagiye kubona umusore mwiza rwose araje abasanga ndetse abatunguye cyane. Akimara kuhagera yabaye nk'umuntu ukubiswe n'inkuba. Yagiye kubona Fiona rwose yicaranye n'undi musore mwiza cyane bari kuganira rwose bigaragara yuko ikiganiro cyabo rwose bakishimiye. Uwo musore kwa James niko kose kumva arakaye ndetse hazamo n'akantu ko gufuha. Ko biri kose umukunzi wanjye asigaye anca inyuma. Ndi kumva nakora icya kano gasore nkagatikura. Ubundi Fiona ko nta kintu yamburanye ni gutaganira n'udusore tw'amafuti nk'aka ngaka. Ko guhita baza umukobwa rwose yakunze Fiona ati Fiona mu by'ukuri koko usigaye uca inyuma. Fiona arangije azunguza umutwe arangije avuga ati ntabwo nguca inyuma rwose. James niko kumubwira ati none aka gasore k'amafuti wagakuye hehe? Fiona niko kumva arakaye cyane arangije avuga ati sinongere kumva utukuye umusore kuko ntabwo ari agahungu, kandi mu by'ukuri ndakwinginze rwose uyu ugerageza ukuntu washakisha ugira ikinyabupfura. James niko guhita amusubiza ati rwose ndi kumva ushaka kusuzuguza kano gasore reka nkwereke. James yashatse kurwana ariko rwose Manzi arahaguruka aravuga ati reka nigendere. Ubwo Manzi yaragiye umukobwa yarahagurutse nawe amwirukanka agenda amuhamagara ati Manzi garuka rwose ndakwinginze. Niko kubwira umukobwa Fiona ati reka imbwa igendere rwose wikwirukanka inyuma y'imbwa. Fiona niko kumusubiza ati ndakwinginze rwose nzibaho kandi ntuzongere kuntesha umutwe umvugisha. Fiona arirukase cyane kugira ngo ashyikire Manzi, ariko Manzi nawe yateye intambwe rwose ndende. Fiona arirukase rwose agenda amuhamagara amubwira ati Manzi ndakwinginze wibitwara nabi rwose uyu nguyu ntago ari umugabo wanjye. Manzi akimara kumva iryo jwi yahise ahagarara rwose aramutegereza kugira ngo amuvugishe. Fiona yahise yinjira muri ya modoka yiwe aravuga ati basi mbabarira ngwino nkugeze ku kazi. James yaramubwiye ati wambabariye nkagenda n'amaguru cyangwa se nkaba nafata akamoto ko atari kure cyane. Fiona niko kumubwira ati mbabarira rwose we kugira uburakari bumeze gutyo Manzi, urabizi neza yuko rwose nari ngukumbuye cyane kandi urabizi ko urukumbuzi rwari rutarashira. Mbabarira ibyo biri we binkora ngwino tugende tuganirira mu modoka. James yamaze umwanya ategereje areba yuko umukobwa yagaruka, ategereje akanya rwose abona ntagarutse. Yasubiye agiye kureba asanga imodoka y'umukobwa rwose yagiye kare. Yahise atangira kwicuza avuga ati ariko uko biri kose ubanza mpemutse, byashoboka se kuri musore baba badakundana nari amagambo mvuze ko namvuze amagambo mabi koko. Ubwo bari mu modoka bagenda baganira umukobwa niko kubwira Manzi ati Manzi ndabizi rwose yuko wababaye ariko ndakwinyize ntubifate nabi. Manzi niko kumubwira ati uriya musore arahubuka cyane, naherukaga abasore bameze nka kurangiye nkiri mu cyaro, none kumbi burya no mu mujyi haba abasore baciriritse mu mutwe kuriya. Fiona niko kumubwira ati mu by'ukuri ntacyo ngwishura musore twarakundanye, nkimara kugera mu uyu mujyi haciyemo iminsi rwose naje kumenyana n'uriya musore ndetse turakundana. Gusa Manzi ndakwinginze umbabarire ku byo wabonye kandi ndagusezeranya ko utazongera kubibona rwose. Nabibonye yuko wababaye rwose ariko mbabarira. Manzi niko kumubwira ati nukuri umutima wo kukubabarira umba hafi ndetse cyane. Manzi yakomeje kumuganiriza amubwira ati mu by'ukuri Fiona ntabwo nari nzi yuko ufite umusore mukundana, umbabarire cyane mutima wanjye. Fiona yaramubwiye ati rwose ibi bintu ntubyicuze ariko ndi kumva n'imodoka itangiye kunanira kuyitwara, sinzi niba wanyakira cyangwa twashakana tuba tuyiparitse tukabanza tukaganira. Manzi yaramubwiye ati nanjye nta mbaraga zo kwitwara afite rwose shakisha ahantu yiparika. Fiona yashakishije ahantu ayiparika hanyuma rwose azamura ibirahure rwose kuko byari fime baganiriramo imbere nta muntu n'umwe witaye ku byabo. Barakundana bose ariko nta n'umwe urabwira undi yuko koko amukunda. Ese biraza kurangira gute? Reka dukomeze inkuru yacu. Fiona akimara guparika imodoka yubitse rwose umutwe hasi ararira amarira menshi cyane rwose. Manzi niko kumubaza atari ku bundi Fiona uri murarizwa n'iki rwose. Fiona niko kumubwira ati ndakwinginze Manzi umbabarire ku byo wabonye rwose ntago ariko nari nabiteguye, nta ruhare nabigizemo rwose ndakwinginze umbabarire. Manzi niko kumuhanagura amarira rwose arangije aramubwira ati ndakwinginze rwose yifata nkaho nababaye rwose nta kibazo ngo ufiteho. Gusa nyine ikintu ntaguhisha ntabwo nari nzi yuko ufite umukunzi iyo mbimenya kare kose ntabwo nari kubona gushoye muri bibazo rwose wisanzemo, gusa nanjye umbabarire. Yaramubwiye ati Fiona mbabarire rwose undebe mu maso nkubwire. Fiona yaramurebye. Manzi niko kumubwira ati nubwo bimeze gutyo ukaba ufite umusore ugukunda, ukaba ufite umusore mukundana,
ntabwo nabura kukubwira yuko ngukunda, ndagukunda ndetse cyane. Fiona, ndabizi neza yuko kwakira ibi bintu bikugoye, ariko nanjye ntabwo nari kubigendana. Umunsi wasanze mwakira cyaro nari ntuye mukabasha kunkuramo, ukampindurira amateka nkaba ngeze mwuno mujyi wa Kigali meze gutya, ibi byose bikako ariho ndi kubikesha. Ntaho nahera mvuga ko nkwanga. Umukobwa yafashwe n'ikiniga ndetse n'amarira menshi cyane, ararira rwose amarira yanga gukama. Manzi niko kumubwira ati, ntabwo nkeneye kumva uri kumbwira ngo ntabwo nkunda, ahubwo reka nisohokere ukomeze kugira urukundo rwiza we n'umukunzi wawe, naho ibyanjye by'Imana nibizi. Fiona niko guhita amufata aramukomeza cyane, yanga kuvuga arakomeza ararira, ariko nanone aramufata umuhungu abura uko asohoka ngo agende. Fiona yaramuhobeye cyane, arangije aramubwira ati, Manzi mu by'ukuri nanjye ndagukunda. Manzi akimara kumvira ijambo yatangiye kumera nk'umuntu uri kurota, yewe atangira no kwikubita agira ngo arebe ko yakanguka. Gusa yakomeje kubikora kenshi cyane, asanga rwose ntabwo asinziriye. Niko kumubaza ati, Fiona, nawe urankunda koko? Fiona yaramubwiye ati, kuva igihe wantabaraga ntabwo ishusho yawe yigeze yongera kumva mu maso, igihe cyose nahoraga ngukunda ndetse ngukumbura. Urabizi yuko nari nagwaye nimero yanjye kugira ngo uzamvugishe nubasha kugura telefone. Ntabwo ariko byagenze kuko rwose nimero waje kuyitakaza utarabasha kugura telefone, ariko najya nkubwiza ukuri igihe cyose nahoraga ndeba muri telefone kugira ngo ndebe yuko wampamagara. Nta niri nari mu ishusho yawe yigeze iva mu maso yanjye. Ni wowe musore nabonye ukwiranye n'umutima wanjye. Umusore wese wagerageje kuba yamvugisha nyuma yuko ntabaye, nubwo nageragamo rimwe na rimwe nkagira ibyo nemera, ko ntabwo numvaga ndi ku mutima mu by'ukuri. Manzi, ndagukunda kandi ndagukunda by'ukuri, kandi uru rukundo ndakubwiza ukuri guko rwose waranaruharaniye nta mpamvu yo kurukwima. Manzi yarishimye cyane, arangije aramwegura ndetse amuhanagura amarira mu maso. Niko kumubwira ati, rwaho ntiwongere kurira rwose, uri kumwe n'umukunzi wawe kandi uzaharanira guhora ufite ibyishimo. Arakomeje baraganira, ariko biza kurangira rwose bibaye ngombwa yuko basezeranaho, umukobwa agasubira mu rugo kuko ntabwo byari bigikunze yuko asubira ku kazi. Ariko umusore rwose yaragerageje ajya ku kazi kugira ngo arebe uko akazi karaye, ejo azabona uko azagakomeza. Ubwo Fiona yarageze mu rugo ari gutegura amafunguro nk'ibisanzwe, yagiye kubona nimero iramuhamagaye. Arebye neza yitegereje, abona ni wa musore James. Yamaze akanyere gutekereza nimba yamufata cyangwa se yamwihorera. Nimero yarayirebye ndetse irindi icikira atayifashe. Muri ako kanya kibara gucikira, wagira ngo Manzi yarari tayari rwose yahise ahamagara. Umukobwa kibara kuba nari Manzi uhamagaye, rwose yahise amwitaba n'ubwuzu rwose. Niko guhita amubaza ati, none se wageze mu rugo amahoro? Naramubwira ati, nageze mu rugo ariko ndi kumva urukumbuzi rwikubye inshuro 50. Manzi arangije aramubwira ati, mukanya twari turi kumwe urukumbuzi rurikubye. Naramubwira ati, erega biko yuko namaze igihe kinini cyane ngushaka sinkubone. Ibuka ko wari umaze igihe kinini cyane narakubuze, ntabwo rwabura kuba runyishe pe. Ahubwo yabyari bikunze ejo tukazabonana rwose. Muri ako kanya James yarongera arahamagara. Akimara guhamagara yasanze umukobwa rwose ahuze, umujinya waramwishe cyane. Arangije avuga ati, karaga ngomba kugahiga, ntabwo gakwiriye kuba kantwara umugore wanjye ndeba. Manzi niko kubwira Fiona ati, rwose nanjye nageze mu rugo nari ngwamaga ngo numve ukuntu umeze, hanyuma rwose ngusezere nibikunda ejo nzashakisha uburyo twabonana tukagana, kuko rwose nanjye urukumbuzi rumeze nkaho ubwo rutangiye rwose. Manzi yaramubwiye ati, bye rwose kandi urare neza ndagukunda. Umukobwa niko kumubwira ati, rwose ntakubeshya ugiye kare. Umusore yaramusubije ati, rwose ngiye guteka kandi ejo ufite akazi kenshi cyane nkwiriye kubanza gukora mbere yuko duhura, ubwo rero byihanganire tuzabona nejo. Umukobwa aramusubiza ati, nta kundi byagenda rwose, ubwo nahejo sheri. Akimara gukupa, Fiona rwose yasanze James yongeye kumushakisha yamubuze. Fiona yahise amuhamagara. James niko guhita amubwira ati, ariko sheri ibintu uri kunkora ni ibiki koko? Umukobwa aramusubije ati, ntabyo. Se niko kumubwira ati, nose kubera iki ngo uhamagara ntufate, ahubwo ugahita uhitamo kwivuganira n'abandi? Aramusubiza ati, ntabwo nanze kugufata, ubwo ngo hari impamvu yabiteye rwose kandi uyihanganire. James niko kumubwira ati, ese ko nakubajije amakuru y'uriya musore ntuyambwire, uriya musore ni muntu ki?
niko kumubwira ati impamvu ntagusubije nuko wambajije mu mvugo nyandagazi, wavuze yuko ari agahungu ariko ngiye nitegereje mbona atari agahungu mpitamo kwicecekera. James niko kumubaza ati ariko se nimbura musore mukundana mu by'ukuri wabimbwiye ko byafasha kuba nakishakira undi mukunzi hakiri kare nkareka gutakaza igihe. Umukobwa aramusubiza ati uriya musore arenze kuba ari umukunzi wanjye rwose, uriya musore dufitanye amateka maremare ngiye ntanabasha kuba nasibanganya, uriya musore arankunda kandi nanjye ndamukunda, ikindi kandi agira umuco utandukanye n'uwawe. Buryo witwayemo hari ahantu n'uburyo bubi cyane byanyibukije ibibazo twagiye tugirana mu minsi ishize, kandi mu by'ukuri reka nkubwize ukuri James urahubuka cyane kandi ntago ari byiza rwose. James yesa kupa babaye ndetse n'umujinya mwinshi cyane, arangira avuga ati karaga ngomba gutagiza intambara kuriko, amaherezo yanjye nawe bizaranya turebe wowe gukanyura mukobwa. James atangira urugamba rwo kuba yahiga manzi kumwica kugira ngo azagumane umukobwa yakunze da. Ese urifuza kumenya uko byarangiye? Ntuzacikwe n'igice cya 4 cy'iyi nkuru. Dusigira igitekerezo cya muri comment utubwire uri manzi icyo wakora ari wowe wisanze mwibi bibazo. Ese ubaye uri Fiona ho wakora ikira? Ntiwirengagize ko wadusigira like kuri no video cyangwa se subscribe ni wari utarayikanda. Baye ndabakunda ntimuze gucikanwa n'igice cya 4 cy'iyi nkuru, kiraza kuba ari cyiza cyane kurusha iki ngiki. Acikwe no kumenya uko byarangiye iby'uru rukundo rutunguranye. Uzacikwe n'amasomo akomeye ari muri iyi nkuru. Baye ndabakunda ngiye mbategurira iyi nkuru nkanayibagezaho. Nitwa Rukundo Damas.